baricara hanga nkubwire ndicazwa n'ikurinda wo hano nkubwire n'undi munsi ntuzo. Bakunzi ba MTV turabashuje aho muherereye impande n'impande z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru n'iburengera bwaryo. Abarwayi Imana bakize, abafite ibibazo Imana ibafashe bikemuke, ndetse n'ababuze ibyo kurya Imana ibacira inzira babibone. Diya wari wicwa n'inzara? Inzara yari yakurya? Cyane nishwe n'inzara. Byanyari. Yakuriye gute? Tubyihorere Betty. Tubyihorere gutera agahinda abana bo ku mihanda. Rero abo bana bose bo ku mihanda Imana ibafashe nabo nyine babone icyo kurya. Buriya rero bari abana bazi no kwihahira kurenza abana bo mu bipangu. Muzabakinishe bari abana. Rero nk'ibisanzwe muri kumwe n'Umutesi Betty. Uyu munsi twabazaniye abato. Reka tubahe ikaze kuri kamera za MTV. Ni karibu rero mwatangira mutwibwira. Bakunzi ba MTV murakoze. Amazina ni yayandi Imbabazi Flora. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, ndabakunda aho muri impande zose zitandukanye z'isi, kandi Imana ikomeze kubagura mu byo mukora byose. Buri wese akazi kose akora Imana ikomeze ikamuhera n'umugisha. Rero nkaba nishimiye kongera kugaruka kubana namwe uyu munsi kuri kamera. Murakoze. Nawe urakoze cyane. Diane. Bakunzi ba MTV mumeze mute? Ni Diane, abanzi banzi ku izina rya Diane Beauty, ariko sinubwande mukanya narindi imbere ya kamera. Ari ntegereje uyu muntu. None ndamubonye. Nuwo nguwo rero. Yakoze ko nivuze akaba gikomeza kuvuga umuntu nkaho atamenye. Yego bamwita Mbabazi. Ntegereje Mbabazi wantwariye umuhungu. Ni umuhungu nyine. Umugabo. Uzi ijambo umuhungu icyo risobanura. Wavuye mu busore uzava mu buhungu ajya mu bujigije. Baba umeze utese? Nari ngutegereje. Ntanshimwe kuba hagereye igihe. Sha Betty. Umuntu wese ufite ikibazo cyakugana akozaho Betty. Ufite ikibazo mugane. Noneho mwamagara ibibazo. Oya ni ibisubizo. Oya nta bisubizo biri. Ngewe Mbaba naguhamagaye kubera Diane ngo hari icyo yashakaga ko muganira. Rero nakubwira. Diane ushaka ko tuganira? Ubwo rero nanjye ndatega amatwi numva ibyo yenda kukubwira. Umukobwa mwiza. Nta bisubizo nahamagariye Mbabazi, ngiye naje kumwiyama ku mugabo wanjye. Nkuko nahoze mbivuga. Mbabazi aranzengereje. Uranzengereje mago nakuru ndabona ntabwo uri umukobwa, umuntu n'umukobwa n'umugore. Umugore uranzengereje kuri Richard wanjye. Mureke mushyire hasi. Ubwo tumva ari umugore ufite umugabo. Niba ude ukavuga ngo ndi umugore ukavuze ko ntari umugore apa wawe, kandi ukambwira kuri Richard wawe ubwo ni wowe umudamu. Ngewe ndi umugore kuko niteguye kurwanirira. Uriki? Ntabwo ndi umudamu. Uriki se? Icyo ubona gutyo. Umuntu wiruka inyuma y'umugabo w'abandi bakamuhiga, bakamuba inyuma y'abandi bose ni abagore. N'abagore nta mukobwa wata icyo cyubahiro ngo ajye umuntu amwiyame kuri kamera asubire imbere ya kamera. Nakubaza wowe uri iki? Ngiye kuba ndaha. Sorry mbazisubiza, wowe uri umukobwa? Oya. Ngewe icyo ndicyo cyose ntabwo kikureba. Subiza kugira ngo mubaze ikibazo barumbaza. Nge ntabwo twaje uravuze ngo nta mukobwa wiruka inyuma y'umugabo, kandi nta mukobwa wiruka inyuma y'umugabo ku cyubahiro cye akanamwiyama imbere ya kamera. Urumva? Akanamwiyama imbere ya kamera. Urumva? Akagaruka imbere ya kamera aje gushyigikira ngo rwarukundo ngo ibi n'ibi. Yagera inyuma maje kumwiyama akamwandikira ubusemesi ntazi ubwoko bwayo bwanzengereje bwa busemesi. Mbaba niba uri Mbabazi Mbabarira rwose agace kugira ngo numvikane nawe niba ari wowe washakaga. Oya ntabwo twaje kumvikana. Simesi yaje yanditseho Mbabazi umenya ko ari ngiye. Wese ni nge witwa Mbabazi. Ni Mbabazi nako gasura. None waje iterambere risigaye rizana message ikazana n'ifoto koko Diane.
kuri WhatsApp haba hari ifoto sinkubwira nta WhatsApp ya Richard ngira nshuti yanjye ushobora kwa nyibeshyeho ntabwo nakwibeshye ndi kubwira ni wowe kandi uwo nabonye ni wowe wanzanye kananje musubize sibyo ndakeka no turi imbere ya kamera umbarije imbere ya kamera sibyo rero Diane barandeba nabo ntabwo nashyigikiye urukundo rwanjye waba urukundo my friend mubandire inkundo zanyu mureke indaya nk'izi zirirwa ku bagabo banyu babiruka inyuma inyanja niba yarakubereye inyanja kuri wowe ngewe wapitu niba wahamagariye kugira ngo ubwire wahamagariye kugira ngo ubwire ngaho yimereze usoze nanjye nguhereze iyanjye nayiguhaye kuko ndudashaka kusubiza Subiza ubwira uko ugenda ukambara n'amahene ukohereza ubufoto niba urukundo ari urukundo ni ako se muri ko washambaye n'ipantaro kandi aragiye nambara iki ubundi nambara iki ahubwo bigaragara ko ushobora no kuba utazi ibiganiro wambara oya uzi ikiganiro cyanjye nambaye minini uzi imbere ya kamera ukirwa wijijisha wambaye tega amatwi rero ipantaro ariko amafoto nyoherereza umukunzi umva wambaye mbabarira umfashe kuko ni mwebwe mwamagaye mwakwishyuye namba yawe mumamagara kuko ntabwo nari ko ngiye guhura n'uyu nguyu niba ari Diane sibyo arimo kumbwira ngo arimo kunyiyama ngo ku mukunzi we Richard abakunzi ba MTV nkeneye ko muzakumfasha mukaduhereza comment kuko kino kintu rwose mukidufasha niba mushyigikiye gutwara abagabo b'abandi mumwohereze SMS aravuze ngo ikimenyetso afite ngo ni message yabonye ngo yanjye ngo ni foto sibyo mwibaza hari ikoranabuhanga risigaye ryaraje ryohereza message rikaza n'ifoto ako ni agapoint kamwe ikindi cya kabiri mubwira Diane kuba naraguhaye nomero za Richard hano nomero naguhaye bigizwe niba kuri WhatsApp ubu Diane si abagore bapfa kumva ibintu bagahumbuka gusakasa kwisi nanjye nibyo nibaza ikimuzana nk'ubu Richard arabizi ko yaje hano ntabwo ari bubibone Diane umva mubwira nshuti yanjye yego niba uri umukobwa njye nawe ngo ntabwo mbizi sibyo ariko nabwo ni umukobwa ntabwo njyewe mfite nomero ya Richard ya WhatsApp wabyemera si icyo ni kimwe wabyemera icya kabiri indani mwemera nomero mfite ya Richard twakoze tumuhamagara beta arayifite arabizi ko itari kuri WhatsApp sibyo witondere rero mu byujemo ushobora kuba uhubukiye utazi uhubukiye icya kabiri ntabwo wowe Diane uri umuntu ushobora kuvuga ngo ngiye kwihanangiriza mbabazi wamfatanya na Richard ndyamanye nawe uburyo ushobora guhita uhagarara nadusobanurira kuba n'ibihagaze kuri kamera navuga ikintu kizima message n'undi witwa mbabazi yayitanga ntabwo njyewe gusa sibyo wenda use niba ryafatana na bazana bakazayigereza WhatsApp ikibabaje nuko acisha n'ifoto kuri Snap akaza adatukura zabaze ntabwo njya nkoresha Snap kuri ahantu hariho hose ifoto yanjye na Snap iba ukunda uko nguko ndeba nawe wisize nta makeup bandebe niba afite makeup uyu muntu ntabwo njya nihindura shiti icyo mubwiye cyo umva mubwire Diane muhereze gasoko n'undi munsi urumva uwo Richard ntabwo mwambarana wowe ntacyo wambara urutugu sibyo baricara hanga nkubwire ndicazwa n'ikuri ndo hano mubwire n'undi munsi ntuzongere kumenyera kandi nameta mufite uba mubwire naye uva mubwire nje ntabwo urumva yego njya nkubwire ubimenya n'undi munsi ntabwo Richard mwabaranye impeta n'undi munsi oya mwirwa ntabwo ikimenyetso mufitanye kigaragaza yuko azagushyira mu rugo natega amatwi yumve natega amatwi ubundi Richard agushaka kwica ikinyishe do izuru kukwica ahubwo oya musige utamira ndimo bese ese bwa Richard muri gupfa ntabwo uzi Richard icyari cyo kuri njye Richard se nifate mwanditse none se Diane yayibonye n'ikinye wose ubu ngubu ntawe gushaka ntawe ubundi niyize hano kuri kamera jya kuri kamera nushaka winjiye muri kamera n'ikindi gihe aho nizajya kubona washyira imbere ya kamera uvuga haye gasopo nawe ushyire mbabazi hasi
basi urumva ntabwo nagushyira ntabwo hasi kuvuga ngo WhatsApp ngo ibiki WhatsApp nawe utakoresha WhatsApp kandi ntabwo ari njye Mbabazi witwa Mbabazi muri iki gihugu ubasha ukeneye amahoro niba ukeneye abahumva niba ukeneye mwirwana mbaba mwirwana uri gukora icyaha ese ubwo abahungu barabuze nzinga ntundeba nzinga first of all nakugira gutya ariko uzi gutura gusa indaya urafashe undi yanjye uratura beto uyu muntu mukubitana nahanga kuri kamera murangize wandangije ndangiza sindi hano kanyenye disi baba wamuretse ukiyicarira ntuzongere kuba yicara sura n'imbangazi y'umukobwa iyi mbwa zishyushye imbere yanjye ikibuno watejera njema uzi ko uriya mukobwa noneho mbonye ikibuno ntabe agatako habe yego mfashe yanjye bwo ntabwo nigeze ntera Betty njye ntabwo ngo kuvuna mu usuzanye kwamagarira umuntu njye ntabwo nari nzi ko Diana ari bwitware gutyo umva mbaba iyi ndaya gusa niba udashaka ko umuhamagara imbere ya kamera ntareke Richard kandi ikindi ugendere kure cyangwa ntazongeye kuza imbere ya kamera avuga Richard ndakwiyamye n'ikindi gihe ngomba kurwanira urukundo rwanjye bikanga nagerageje nk'iyo niba ari ibituma uhadora uraketse nta nubwo ungana nawe ariko se Diane koko ukuntu nabonaga uri umukobwa witonda ubu koko wari ukwiye kurwanira Richard imbere ya Kemaya na papa na mama arabizi Richard iyo yanaje bamuterera umusaruro none se Dia wumva ko Richard azakwemera ari uko warwanye Richard azakwemera ari uko warwanye n'ukuntu nabonye ari umusore witonda nawe abirebe abimenye abyumve niba ari no kundeba kuri Richard umva n'umutwe nawe uhata reka nkubwire Diane iyo nza kumenya ko uri bubigenze kuri reka nkubwire ko Betty reka nkubwire nk'ubu ngubu uriya kunanigaguye noneho Richard nimba nanjye sinshoboye kurwana ubundi kutanyijije nose sinababuzaga simwari mwananiye mwanze kumva bazashaka iriya noneho iriya marayi imeze irahirikiraniga nta n'ikindi reka nkubwire rero Diane mugire inama ariko ikindi gihe reka nkubwire nazana imbere ya kamera ariwo mutumiye kuvuga Richard zamenye noneho nzaza afite ibyuma Diane ndabona nawe utoroshye Richard afite ibibazo reka twigendere bakunzi ba MTV Diane uri hano niyoroshye Mbabazi niyoroshye nabo kugirwa inama nukuri mubabe hafi rero ikiganiro nakagaruka reka tube tugenge mbanze njye guhosha ziriya ntambara